iki kigena viyuze hano kuri YouTube? Ikintu kigena viyuze, mbere na mbere nujya kwa porodinga videwo, jya ubanza witondere ibi bintu. Ikintu bita tambuneri, tayito, disitribushoni ya videwo ndetse n'amahashitage na tagizi, byose ubanze ubyiteho, umenye ngo nakoze tambuneri isa nka tayito, ese muri disitribushoni nasobanuye videwo ibiyirimo. Akenshi na kenshi rero nushyiraho cyane cyane ikintu uba ugomba kwitaho, ikintu cyitwa tambuneri ndetse na tayito. N'ibindi birabangama, ariko ikintu cya mbere kibangama, jya ubanza wite kuri tayito na tambuneri ndetse na disitribushoni ya videwo. Hanyuma menya ngo nimba ugiye kwa porodinga, abantu bawe baha isaha ya nyayo. Nimba ufite abantu bagukurikirana bahoraho, baha isaha nyayo videwo izajya igiraho. Ibyo rero iyo utabikurikije, hahandi usanga viyuze wapi, abasabusirayibu wapi, ndetse nta kintu na kimwe kizamuka. Nyine ukareba ukaba wanabanza kugira ngo hari setingi nyinshi zaba zifunze, cyangwa se ukibaza nimba YouTube channel yawe yarapfuye. Ni icyo ngicyo, unyaruke nujya gukora upload ukosora utwo tuntu, uzanshimira nyuma. Murakoze, mwibuke gukanda subscribe. Ciao.